Shalom, Yesu ashimwe kwa mwese mudukurikiye kwa mwese mu The Blessing Show, amazina tumusime Juliet nk'ibisanzwe, bazana umutumirwa rero tukaganira kuri topic runaka, tukagira ibyo twungurana, tukagira ibyo dusangira mu buzima busanzwe. Hanyuma uyu munsi turi kumwe na Karen, twamusuye mu rugo we, wenda mbere ko ngira ikintu uvuga reka manzi aduhe biography gato ya Karen, meze neza? Da. Urakomeye. Meze neza. Tugusanze hano hatuje cyane, ariko mbere ko wenda tubanza kuvuga ibindi ndagira ngo tubwire biography yawe. Karen ni muntu ki? Karen, sorry. Karen, yeah. Karen ni muntu ki? Yeah, Karen. No mukizwa. No muramyi. No business woman. Wow. Business woman. Aha. Avuka mu bana bangahe? Bana 9. Nanjye. Umwana wa kangahe? Ndi wa kabiri. Uri wa kabiri. Bose bariho mu rugo ni Kigali. Bose umwe niwe witabye Imana. Yitabye Imana. Mu rugo ni Kigali cyangwa nawe uri nkatwe twavukiye hahandi to mu ntara. Mu rugo ushatse kuvuga ababyeyi bari. Ya ni hose ni Kigali na Kampala. Umwana w'Ikigali. Kigali na Kampala. Na Kampala. Uri umuhanzi, business woman. Hanyuma kuba umuhanzi, kuba umuramyi, ubifatanya ute no gukora mu buzima busanzwe business? Nta nubwo bigomba kugongana. Ntabwo bigomba kugongana. Sizi ko nabyita mu Kinyarwanda ariko hariho icyitwa calling na career. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ya ntago bigomba kugongana. Umuntu aba afite amasaha 24 mu munsi kandi ntago yose yakoramo. Kandi kuramya ni lifestyle. Ntago wavuga ngo ngiye kubiha umwanya ngo kuva saa 1 kugeza saa 3 ndaza kuba ndamya hanyuma andi masaha nkorewe niyo waba uri mu kazi wakomeza ukaramya. Kuramya wikora kurinde? Mwuka wera se harundi. Impano yaje gutya nta no mu muryango wundi bikoraho. Kuramya se bura ni impano. Ndandeba ari kuririmba. Kuko kuramya no ubuzima bw'umuntu. Kuririmba sindamenye neza impano oho yavuye ariko mama wanjye mbona asa nkuzi nkoririmba gakera niyo yashatse kuririmba wumva afite ijwi ryiza ashobora kuba aririmba ariko ntabwo yigeze abigira ikintu cyo umwuga ya ntabwo ageze abikora gutyo. Ariko yajyaga aririmba mu rusengero. Ni ryari wamenye ko ufite iyo tara yo kuba waririmba? Byatangiye gute, byaje gute? Byahereye ndi umwana pe. Najyaga mba ndawo nkaririmba nkabana aririmbye mu rugo ariko kwishiraho twigaga muri primary hari umwarimu wa music teacher. Niwe yakoze assessment agiye kora school choir. Ajya muri every class atubwira kuririmba solfas. Agaselecting abana nibwo natangiye kuba officially muri choir. Ni nko muri P4 P5 gutyo. Wow. Bagu training muri ubwo buryo. Niwe watangiye di training kabisa. Okay. Hanyuma uratubwiye ngo uri mu business woman, uri mu business, ukora business, wibeshejeho wariyubatse mu buryo bwose. Ndahera aho ngaho nkubaza kuri topic dufite kuganira uyu munsi. Uburyo umwana w'umukobwa ashobora kwiyubaka, uburyo umwana w'umukobwa ashobora gutinyuka akavuga ati ngomba kwiremera ejo hanjye hazaza. Ntago ngomba kubishingira ku muntu runaka, ku mugabo, kuri famille, kuri uncle, kuri tonto. Watinyutse uti? Uramanza uduhe testimony yawe gato y'uburyo watinyutse kugira ngo winjire mu bucuruzi, winjire gucuruza, winjire mu buryo bwo kuvuga ati ngomba kwiyubaka. Navuga ko iyo mentorship nayikuye kuri papa wanjye nubwo atari mu businessman ariko amagambo yahoraga atubwira niyo yatumye anyubaka cyane nk'umukobwa gukura mfite independent mind, mfite mind yo kwibeshaho. Kuko yajyaga atubwira ati nubwo mwabona mbahera ifite majyana ku kazi imodoka ni yanjye si yanyu. Ntubyibandeho ngo ureke wirare ntiwige. Ugomba kwiga ukazashobora kwibeshaho. So uko ngenda nkura kandi nanone naturally urambabera nkomeza kuvanga nanga gusaba. Nanga kuba burden ku muntu, nanga kuba nabaho hari umuntu mbazwa.
nta kibazo, ntabwo nanga gifts, ntabwo nanga umuntu ugirira neza, ariko sinshaka yuko byamubera umutwaro ngo ngomba kandi n'umushingano mfite nini ntamuha, cyangwa nanjye nkumva ngo nibatama ndabangowe. So ni ibintu byakomeje kuva kera numva ngomba kuzakora, ariko nkasoza nikorera. Okay, ibyo byaturutse wenda kuri papa wawe uburyo yaguteye courage yo gukora ibyo, ariko no tugaruke mu buzima busanzwe. Abakobwa hanze angaha biragoye gutangira business, biragoye kuvuga ati wenda igishoro ndagikura, ese ndahitamo ihe business, ese ndagira ngo utubwire noneho uburyo wihereyeho, uburyo wabitanga, no tubwira ati icyo nabwira umwari cyangwa umukobwa udukurikiye none hangaha yabigenza atya, wumva ko agomba kwiyubaka, yabigenza gutya na gutya. Ikintu cya mbere, umuntu wese ushishikajwe no kugira ikintu yikorera agira ibitekerezo byinshi bidubiza mu mutwe we. Step ya mbere ni ukugira agatabo n'ikaramu uhorana ahantu. Uko haje igitekerezo ukacyandika, ntucyandike gusa uti gukora salo cyangwa se gukora fashion cyangwa se gutangira ikiganiro runaka. Oya, ukandika nyine iyo zina ry'iyo business, ariko ukanajya muri detail. Nge najyaga nicara maze gusenga Imana, nahoraga nsenga Imana umfashe business, nzakore business nzashobore kwikoreshaho. Noneho rimwe nkuva nk'igitekerezo kiraza, nge ngita ko ari Mwuka Wera wambazaga, ese nk'ubu umuntu agutunguye kakubwira ati nguhaye miliyoni 5 cyangwa 10, wamubwira akakubwira ngo nyereka concrete idea y'ikintu tugiye gushoramo amafaranga, wasanga ufite ikihe? Nsanga afite ibitekerezo byinshi cyane, ariko nta na kimwe nakurayo ngo nyereke. Sufata decision yuko igitekerezo nzajya nandika, nzajya muri detail. Ntangire mbara amafaranga y'inzu nakenera, ibikoresho nakenera, abakozi nakwishyura, byose mbishyire ku murongo, menye ngo business yose kugira ngo nyishinge isabaye. Ni nko gukora ka business plan mu buryo bworoheje, kuko abantu siko bose bafite ubushobozi bukora iri professional, ariko nawe ukabuzi. None se abacuruzi batize ntago barakora cyane, batigeze unabajije abacuruzi bafite business plan ni imbarwa cyane pe. Ariko nawe nk'umuntu urandika ukabishyira ku murongo byose. Ye niko natangiye, nkajya nandika idea, nkayandika muri detail kugeza ku byo nzakenera n'uburyo izinjiza n'uburyo nzayimarketinga, byose nkabyandika mu gatabo. Ejo akaza idea yindi nayo nkayandika, amaherezo none nkazazicamo zose, nkazireba nkavuga ni ngiyi nubwo ari nziza ishobora kungora, amaherezo usoza ufashemo imwe. Niyo step ya mbere, kubanza kumenya neza ni iki nshaka. Naho ubundi ushobora gusanga umuntu akoze business 10 mu myaka 2 zose ziferinga kubera ko atigeze aziha umwanya wo kubanza kuzigaho. Ikindi ntago ari ngombwa ngo utangirana ibiri easy to access, ibintu byoroshye kuba wageraho. Zose urazireba ukareba ubushobozi ufite, ukavuga uti kugira ngo nzikore iyi ngomba kuba mfite miliyoni 10 hano, iyi ngo ushobora gukora nta na miliyoni 5 ufite, ushobora gukora nta n'ibihumbi 100 afite, ugahitamo iyo uheraho cyangwa ifata, none ukayiha umwanya bitewe n'ubushobozi ufite. Iyo ugiye gutangira business, utangira ku gishoro kinini cyangwa ku gishoro ubona ko gikeya? Hari umuntu ushobora kuvuga ati wenda afite amafaranga, afite ubushobozi, ariko ugasanga wenda afashe n'ayo mafaranga ayashize mu kintu kidashobora kumujyanira umusaruro mu gikuri, ukabona ayaronzemo yose. Bigenda gute gukoresha amafaranga? Igishoro cya mbere ntago ari amafaranga. Igishoro cya mbere si amafaranga, igishoro cya mbere ni idea ufite n'uburyo ushaka kwishyira mu bikorwa. Ushobora gutangiza miliyoni 1, undi muntu agatangiza 10, iyanjye igakura we ikagwa, kuko amafaranga si cyo gishoro. Ariko nanone ugomba kureba amafaranga ufite, ntuyamariyemo yose nk'uko bivuze, kuko iyo mariyemo uba nyine urarambara kabisa umutwe hasi. Ariko uhera ku kintu ubona kitazakugora, kidasaba ibintu birebire, bitewe n'ukuntu ubona. Hari umuntu utangira business afite nk'akazi tuvuga ahembwa ku kwezi, kavuga ati nibyanga nzajya mfata ku mushahara nkomeze nongeremo. Abantu benshi bafite akazi, je niyo nama nabagira ko utangira buhoro, uzi ngo wemeye yuko umushahara muzawugabana na business nibura igihe cy'umwaka cyangwa 2. Ariko udafite ahandi hantu ukura, nawe ureba uburyo wakora business idasaba amafaranga menshi.
gushaka kujya nko muri services ubu nkubwiye ngo nzi hari nk'abantu bazi kuvuga pe ariko akaba atiyumvisha ko ashobora kuba marketing ashobora kuba marketing ashobora kubigira business akavuga ati ngewe ngiye gufata company shano mbumvisha ko ngiye ku marketing produits zabo banyishyure commission hari igishoro ashyiramo uretse itike agiye kujya gufata agenda na telefone so biterwa na idea yawe ndetse nawe uburyo wabipanze ariko ibyiza nuko nakubwiye easy to access easy to achieve ikintu cyoroshye kitagiye kukuvuna kandi kigutwaye imbaraga nyinshi. Hari rimwe na rimwe usanga abana b'abakobwa sibyo usanga umukobwa ni mwiza yarize cyangwa akavuga ati njyewe bitewe nuko ndi mwiza ntabwo nzabura ubuzima bwiza, ntabwo nzabura umugabo umbeshaho, ntabwo nzabura ugasanga uwo mukobwa afite iyo mind yo kuba bitekerezaho gutyo cyangwa ugasanga bagenzi bari kumubwira ati ubwiza bwawe wowe ushatse no kwiga wabireka ushatse no kugira gute ukumva ari kureba cyane ubwiza afite. Ese ubwiza bushobora gufasha umuntu kubaho, bushobora kumwinjiriza ndagira ngo ubwire bushobora kumwinjiriza kunguka ubwiza. Abongeza bagira umugani ngo beauty lies in the eyes of the beholder. Wowe ntabwo ushobora kwimenya ngo njyewe ndi mwiza ku buryo ntabura umugabo cyangwa ntabura ibyiza nkurikije ubwiza afite. Icyo ni ikintu cyashaje cya kera cyane kitagifite akamaro muri kinyejana. Kera byabagaho kumva ngo kwa runaka bagira abakobwa beza, ufite inka nyinshi akarambagiza akabazi ngo njyewe imiryango ifite inka ntago nzabenga abadafite inka, ufite inka zantwari cyangwa bafite ubutunzi. Ariko muri iki gihe nta muntu ukirebye. Yego umuntu yagiye gushakashaka umwiza akashaka umwiza umubereye mwiza. Ushobora kuba uri mwiza wibana nk'igisongereza ko undi muntu akakubona akabona kabisa nta kigenda. Kandi ubu hari imvugo yaje cyangwa se ndanayikunda njyewe beauty with brains. Iyo urata ubwo bwiza ariko kugaragaza ko nta bwenge ufite cyangwa se nta brain ufite, urata inzara n'intoki n'imisatsi ubu ukaguyeho kaba kakubayeho. Kuvuga ngo ubwiza ntago bushobora ntaho bushobora kukugeza muri kinyejana ntago bigikora. Niyo mpamvu mu mashuri birukutinga abakobwa n'abahungu kwiga. Ukabona ishuri harimo abahungu n'abakobwa, none se ubwo bimaze iki niba first of all umubyeyi wawe kuba yagushyize mu ishuri akakwigisha yagira ngo uzagende uteke neza mu rugo, utegura ameza neza, utegura intebe n'ibyumba, yagira ngo niba wiga uzagira ikintu ugeraho kijyanye no kwiga uzibesheho. So numva cyambere ari ugupfobya effort z'ababyeyi baba barakwigishije kubashoboye kwiga, nanone ukaba ari ugupfobya wowe nk'umuntu nk'umukobwa wapfobeje imbaraga zikurimo wigereranya kuri gauge y'isi standards zitagifite akamaro. Kuko ubwiza ntabwo ari standard ariko iyo ukora birivugira byonyine. Ntibyanze yuko hanze aha hari abantu bafite mindset ishaje cyane mbi b'abagabo cyangwa n'abagore ubwabo, kabona umwana w'umukobwa yitangira ka business ntazi igihe yatangiye gusevinga nkuko nakubwiye urandika uduplans twawe mu gatabo ugahitamo yuko ushobora kuvuga uti ngiye misemo gukora izatangiza $5,000,000 sibyo, ukajya uzibika ukibabaza ugasuka ibiryamye ukongera ukabisuka ariko ukabika ayo mafaranga yagakoze saro buri cyumweru nyuma ukazagwiza $5,000,000. Wakora business bati yatangiye abagabo yatangiye abagabo n'indaya $5,000,000 yazikuye he. Ugasanga bamwe baritinya kavuga ati ntaza gukora ibintu bagatangira kunyita indaya nkazabura umugabo bisubira ahandi nkazabura umugabo. Ugasanga hari n'abandi babona umukobwa yibereye mu kazu keza akodesheje apartment ke kubera ko ashoboye kwisevingira akashobora kugira ikintu yibikira akashobora kwigira ubuzima bwiza. Asanga uriya mukobwa afite aka business yakuze akamodoka anaba mu nzu imeze gutya, uriya ni indaya ntabwo wamushobora. Ugasanga hari abatinya iyo mindset akavuga ati reka ngiye ngo meze mbe muri ndagaswi nkomeze nsabe nkomeze nk'utuntu tworoheje turimo bankoreshe menye ngo nkorera kwa runaka cyangwa mbana na runaka, mbese ntibyitwe ngo I'm independent kugira ngo
society itazamubona ukundi. Society nayo ikeneye guhinduka. Buriya umukobwa ntabwo ari we wenyine ikibazo. Hari abakobwa benshi bashaka kugira ikintu bakora ko si bose ngo bashize amanga. Si bose ngo bari ready guhangana na society. Kandi iracyahari ko bimeze hanze. Uvuga ngo umukobwa wigize nacyo kiba ikibazo hanze muri society. Biba ikibazo vraiment. Kubona umukobwa yitwara w'inkumi ntabwo wimba ko yagura imodoka. Uyiguze ute? Uyiguze ute ubwo nyine abagabo. Hari ukubaza ngo ufite abaterankunga. Tuburiya abaterankunga basutsemo. Ariko buriya ni imyumvire nyine ishaje igomba guhinduka. Kubera iyo wibajije none se ari igihe tuvuge hari wowe n'umuntu w'umuhungu mufite akazi kamwe tuvuge. Mwese muhembwa miliyoni ku kwezi. Umwaka umwe ugatangira business. Baraza kukwita yuko watangiye abagabo. Ariko we nayitangiye atangiye gutera imbere. So iyo ni imyumvire ipfuye. Dusaba Imana n'abantu kugira ngo igende ihinduka. Kuko itera abakobwa ngo ipfunwe yo gutinyuka. Itera abakobwa kwitinya. Baritinya. Bisaba umuntu ufite courage idasanzwe kumva ngo ni jewe nta wundi I matter most. Ukubanza kumva yuko ufite akamaro kurusha ego bose bafite akamaro ariko like mattering. Iyo warwaye malaria ninde wumva umuriro warwaye? Si wowe wumva. Si wowe wabara umutwe. Hari undi kubabarira. None katubifate gutyo. Ubukene bwa gukubise ninde wundi ubufiringa nko kukurusha. So ni gutinyuka bakamenya ko ahisi irimo kujya. Ntago bwiza yego bufite aho bugera ariko none se ni bangahe ubona babenza abakobwa bitwa ngo ni beza ku standard z'abantu agashaka umukobwa udasa nk'uwo batandukanye. Bitewe nuko yamubonyemo nta kintu. Ubwiza buriya ntabwo bugira standard runaka. Ngaruka aho ngaho. Umwana w'umukobwa hari igihe usanga twiri meeting wenda mu kazi runaka ugasanga mbonye akazi kavuga ati ntabwo kankwiriye ese ubona ibyo bintu bikwiye ku mukobwa cyangwa akazi kose nta kazi ashobora kukwinjiriza nkawe rero nk'umukristo rya ngo tubwire akazi ukabonye kaguha amafaranga kuko kaba kameze no tuvuge ngo ni muri hoteli ni muki ariko wenda bitewe nuko umeze bitewe nuko ugaragara kuvuga ati ntabwo nabikora ukemera ukavuga ati nzabaho gutyo. Ibyo rero kereka akazi ariko kwigurisha cyangwa wenda biterwa na values none umuntu afite. Hari nk'umuntu ashobora kuvuga ati niba amakazi ko kugurisha inzoga nkijijwe ntabwo ndi bugakore. Biterwa n'umuntu values afite ariko kugaya akazi si byiza. Ariko nanone hari akazi icyambere kakwicira izindi chances nyinshi. Nanone hari ukukora uvuga uti ngiye kubaka CV yanjye. Ese CV yawe nk'umuntu as a person na CV yawe muri career. Ese ukavuga uti nkoze mu kabari hacyo byakwisha kuri CV yanjye wabona nta kibazo you go on. Ukirengagiza abantu. Hari abantu bafite umukristo cyangwa na family zitabyemera. Nanone bireba ngo twubaha ababyeyi bacu. So hari impamvu nyinshi zatuma ufata decision. Ariko generally kugaya akazi ntago ari byiza. Kereka ari akazi gahabanye n'amategeko runaka y'igihugu cyangwa yawe cyangwa y'umuryango wawe cyangwa yaho mu myizerere yawe. Uvuga ngo akazi kose kaguha amafaranga kagutunze ugaha agaciro ko akazi kabi gaguhesha keza. Hari no kuba katari akabi mu buryo bwa outlook ko bahemba make. Ariko akazi kabi kaguhesha keza ntago wajya kukagaya. Okay, wenda tugane ku musozo kuri wowe inama wenda waha abantu badukurikiye by'umwihariko abakobwa bitewe wenda na kuri side zombi yaba ari babandi beza babandi babanka kazi babandi nabo bakora cyane bagaterwa ipfunwe na societe. So ndagira ngo kuri side yawe ugira inama ubaha kugira ngo babashe kwiremera cyangwa babashe gutinyuka no kwiremera ejo hazaza habo. Cyambere navuga ko nta mukobwa mubi ubaho. Abakobwa bose ni beza. Barashoboye. Bafite ubwenge. Bafite imbaraga. Kuko niba umuntu ashobora ko umubyeyi w'umuntu akamurera niki cyamunanira. Kuko umwana ni nka business nawe ugomba kumenya kumujera mu buryo butandukanye. So nta mukobwa mubi nta mukobwa utishoboye nta mukobwa udafite ubushobozi bwatera imbere. Gusa amatwi yawe aba yo kumva Imana no kumva ibitekerezo biguturukamo bikubaka. Ni wumva umuntu akubwira ibitekerezo bitari byiza
biguca intege mwirukane. Ngiye niko nkora. Ndeka. Iyo utangiye kumbwira negative ngo nurabizi twumvikana. Utaha ujye umbwira ibisetsa duseke bisanzwe ko ntuganira ibintu cyangwa se urekera kungana. So nuguhitamo nukwiga kuvuga no. Nayo cyo ni ikibazo gikomeye ku bakobwa benshi kumva ngo sinavuga no, sinakwiruka umuntu, sinakwirukana umuntu mu buzima bwanjye, sinamukatinga off. Ubuse mbigenze neko abampamagara buri gihe kandi ari inshuti yanjye kuva kera, ariko mu gihe guca intege be careful, ntago aba ari umuntu kubaka. So icyambe ikindi no kwivumbura. Hoya mu Kinyarwanda bivugitse ukundi, discover yourself. Kinyarwanda so kuvumbura se discover, so kuvumbura kuki kwivumbura ari ukurakara. Discover your ability wowe nk'umuntu. Ubidiscover ngo te kwa kundi avuze fata agatabo n'ikaramu ujye wandika utuntu twose tuje mu mutwe. Nuzajya utucamo uzajya wigaya ahandi uvuga uti wow. Finally uzageraho ugere ku gitekerezo wagira kandi ntutinye. Ujye uhera ku kintu ushoboye gukora kitakugoye. Niyo wahinga akarima ko mu gikoni ejo ugashyiramo hano utuntu ukajya utugurisha, ugiye cyose nasangiye kugurisha urusenda cyane rwose nabibonye. So ntihagire uwigaya rwose, every resource ufite ishobora kuvamo ikintu. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Akoze nawe. Yakwa mwese mudukurikiye, Imana ibaha umugisha. This is a blessing show. God bless you. Bless you.